nongeye kuguha ikaze kuri Yamohe TV. Uko ikoranabuhanga rigenda ryiyongera ni nako abantu bagenda bamenya ubwenge bwo kurikoresha. Kuri ubu hari icyo bita Claude AI tugiye kugereranya na ChatGPT abantu benshi basanzwe bazi nk'abanyeshuri biga za kaminuza, abarimu, abakora ubushakashatsi bamenyereye ChatGPT. Ariko kuri ubu hari AI igezweho bita Claude AI. Iyi akaba ariyo tugiye kuganiraho. Kora subscribe, usangize n'abandi, tubane kuri iyi video. ChatGPT akaba ari AI igezweho abantu bamenyereye gukoraho ubushakashatsi. Mu gihe ushaka amakuru y'ingenzi ujya muri ChatGPT ukandikamo icyifuzo cyose ushaka, ako kanya nk'ako guhumbya ugahita baguha igisubizo. Ariko ntago ibisubizo byose ChatGPT itanga aba ari ibisubizo by'ukuri, kuko rimwe na rimwe ihita yimagine nayo igahita iguha igisubizo kuko bayishyizemo speed yo kwihutisha. Ariko icyo nakubwira cyo abarimu bamenye ubwenge aho basigaye bakoresha icyo bita Claude AI. Claude AI ikaba yarakozwe nyuma ya ChatGPT, ariko abakoze ChatGPT abakozi benshi bahise biviramo bajya muri Claude AI, bajya kudevelopa AI izajya itanga ibisubizo bizima, imaze gukora analyse ikagitanga na source. Nkuko mubibona kuri fenêtre yacu, ChatGPT yatangiye mu kwezi kwa 11 2022 itangiranwa n'icyo bita OpenAI. Hanyuma OpenAI yo yakozwe n'umutekinisye cyangwa se umuntu bizebereye mu bijyanye na AI ariyo bita Sam Altman afatanyije na Greg Brockman ndetse na Microsoft. Aba nibo bakoze icyo bita ChatGPT. Impamvu yamamaye iyi ChatGPT abantu benshi bakayimenya cyane nuko ariyo ya mbere yagiye ku isoko, abantu benshi barayibona bayigira inshuti yabo, yumvikana neza kubera yuko bari babonye igikoresho umuntu ashobora kuba yakoresha ako kanya kikita kimuha igisubizo nyacyo. Hanyuma rero hari verisiyo zagiye zisohoka za ChatGPT 3.5. iyi yo ni free, akaza na GPT-4 Turbo. Izi zose zikaba zishobora kuba zakoreshwa. Abantu benshi rero bakoresha ChatGPT kubera yamenyekanye cyane kuko ikoreshwa n'abantu bari hejuru ya miliyoni 100 ku isi yose. ChatGPT yamamaye cyane kubera ko igira vuba, iyo usabye igisubizo itiguha igisubiza ako kanya. Ikindi ntago bitwara umwanya ijya kwanaliza cyangwa se ngo ifate umwanya munini itaraguha igisubizo, ahita iguha igisubizo byimbitse cyane. Ibi ngibi bikaba bituma aribyo yatumye yamamara cyane. Ikindi ikoresha icyo bita free version, iraboneka kubera yuko ntabwo isaba kwishyura keretse iyo ushaka amakuru yisumbuyeho. Ikindi cyayo ikoresha icyo bita mobile app nziza, ikora image generation cyangwa se icyo bita layer. Iyi ngiyi akaba ari ChatGPT twari turi kwigaho. Hanyuma rero reka twirebere ya Claude AI abarimu bari gukoresha cyane, abakozi ba leta, abaganga, mu gihe uri gushaka amakuru yimbitse kandi baguha na source iz'ukuri zerekana aho amakuru baguhaye avuye. Iyi yo yatangiye mu kwezi kwa 3 2023, ariko research yayo cyangwa se igerageza ryayo yatangiye gukorwa mu mwaka wa 2021. Uwayikoze cyangwa se aho yakorewe ni Anthropic, company yagenewe cyangwa se yakozwe na Dario Amodei na Daniel Amodei. Aba bahoze bakora muri OpenAI ari nayo yabyaye ChatGPT. Constitution AI yo yubatswe na grant ihoraho n'umutekano k'umunyangamugayo. Ni ukuvuga ngo bamaze kubona aba bakozi bakoraga muri ChatGPT, bamaze kubona yuko amakuru atizewe kuri ChatGPT, bahise baza bikorera ino Claude AI. Bakora amaverisiyo yagiye atandukanye bitewe na device umuntu aba ari gukoresha. Ariko modo yibanze bayikoze muri 2025 ari nabwo yasohotse, ariyo bita Claude Sonnet 4.5. Iyi Claude yamamaye kubera amakuru yemejwe accuracy. Ni ukuvuga ngo iyo gushaka amakuru muri Claude AI yo iramanza igatekereza. Turaza kubibana neza ukomeze kurikira video yacu kugira ku musozo. Hanyuma hari icyo bita ethical AI ku bantu bize ya za modile za AI. Byose twagiye tubyiga, niyo mpamvu kwiga zira modile ni ingenzi kugira ngo bashe kumenya zino terimi. Ntago yashobora gutanga amakuru mabi cyangwa se amakuru atizewe. Ishobora kwibuka ibiganiro mwagiranye kera ikabigarura ikaba yabikubwira. Ikindi ikora nka professional kubera yuko ikorewe abarimu, abashakashatsi n'abandi bashaka amakuru yizewe. Kuko iyo bibajije yo iramanza ikavuga ati reka manze nkurure kuri source web, ngiye kuri Google hose nkurure ubundi nkuzana amakuru. Rero iguhaye amakuru, Claude AI iguhaye amakuru, iguha amakuru yizewe. Hano ko hano icyitondera ba bantu bakoze ari we yita Dario Amodei. Uyu ni wakoze ino Claude, yahoze akora kuri ChatGPT. Yavuye kuri OpenAI kubera ko yashakaga gukora AI ifite umutekano wuzuye cyangwa se AI igomba kubika amakuru yuzuye. Hanyuma rero reka turebe tableau yerekana itandukaniro riri hagati ya ChatGPT ndetse na Claude AI. Ibi birakenewe cyane kugira ngo byibuze nujya no gukoresha Claude AI
bibashe kuba byagufasha uvuga uti ngiye kuyikoresha kubera yuko nzi ibyiza byayo. ChatGPT kuri accuracy ni 7/10. Nkuko nabibabwiye ChatGPT iyo turi gukora bya bizamini bya multiple choice mu bibazo 10 byibuze usanga 8 ari byo wakoze. Kubera iki? ChatGPT hari byiduha wajya gushaka igisubizo ugasanga sicyo. Iki nico bita rero accuracy. Rimwe na rimwe ikora addition ipfa kwimagine ikaguha nyine bitewe n'ibintu wayihaye. Ariko muri Claude AI ho nkuko muri kubibona Claude AI amakuru yemejwe 100% ni 9.5/10. Birumvikana yuko amakuru yo muri Claude AI niyo yizewe cyane kurusha ChatGPT. Abantu rero bizeraga ChatGPT nabagira inama yo kwimukira kuri Claude AI. Kuri web search hano no kuvuga kuri web search akenshi urishyura hano kuri ChatGPT. Mu gihe hano muri Claude AI bashobora kuri chat web amakuru baragenda bakayaguha yose yuzuye. Ahangaha kuri web search ChatGPT hari uzashaka amakuru yimbitse bakakubwira ngo manza wishyure. Nukuvuga ngo free version ntago iboneka. Ariko hano kuri Claude AI bivuze yuko amakuru yose tuyabona directement kuri search web kandi amakuru yizewe bagahita baguha na source. Tugende ku cya gatatu cya knowledge yitwabanya yuko yatangiye cyangwa se yashyizwe ku isoko muri 2023. GPT-4 nibwo yashyizwe ku isoko mu gihe Claude AI yashyizwe muri Mutarama 2025 nibwo version ya Claude 4 n'ibice 5 yashyizwe ku isoko. Byumvikane Claude nishya ku isoko ariko muntu wanjye iri kugakora. Abarimu abanyeshuri iri kugakora nababwira iki turaza kubibona. Nukuvuga ngo kuri citation ChatGPT ibaje amakuru irarondugura hano biguha source. Nta iguha hano yakuye amakuru. Mu gihe Claude yo iguha amakuru yo hano yakuye ibintu iri kuguha nabikuye ahangaha nawe ushobora kugenda ukabyisomera. Indimi ChatGPT ikoresha indimi zisaga 50 kuzamura. N'ikinyarwanda ariko kitameze neza. Uzishenga ngo ikinyarwanda ngo rukora translation y'icyongereza muri ChatGPT yo izaguha icyo yumva. Uzasanga amagambo y'ikinyarwanda kuyagoreka ariko nujya muri Claude AI ikinyarwanda ni umufiririzo ni ikinyarwanda ntaho icyo natwe tuvuga. Iguha ikinyarwanda cy'umwimerere kabisa. Hanyuma kuri content window ibi ntabwo ndirirwa mbitindaho. Coding ability abana bakora ama software n'ibiki imwe ifite 8/10 iyi ChatGPT. Hanyuma ino Claude AI ikagira 9/10. Hakaza icyo bita creative writing. Kuri creative writing ukoresha icyo bita Claude AI niyo y'ingenzi niba ushaka kwandika ibitabo cyangwa ushaka kwandika ibindi bintu. Amakuru yo kuri Claude AI arizewe kabisa. Arizewe nongera kuvuga ngo arizewe umve ko yizewe ni 10/10. File creation hano ziri limited kandi nahangaha Claude AI iduha document na PowerPoint, Excel na PDF. Cost iyo ukoresha GPT 3.5 version abaruguru. Hano kuri Claude Pro ni amadolari 20 buri kwezi. Hanyuma kuri cost hano nabo bagwa 20 ku kwezi kuri ChatGPT ari 20 ku kwezi ubwo n'amadolari 20 kuri Pro mu gihe uri gushaka version yose. Ngira ngo hanga turasobanukiwe. Ikiza rero cya Claude AI iyo yisabye ibintu ati wenda nkorera nk'abarimu n'urugero nkorera wenda lesson plan barabikwandikira neza muri fenêtre bitana application ukoresha barangiza bakabigubwira ati kora download ukore download bitewe n'icyo uri gushaka niba ari Excel uri gushaka niba ari Word uri gushaka ibyose urabikora. Hanyuma rero tumaze kurebera hamwe ariko turabona yuko byose ni byiza bifite ibyiza byabyo ariko ubu ngubu noneho tugiye kugereranya kugira ngo ubashe kumenya ese noneho ni iyihe nakoresha. ChatGPT ifite kira kirango tugiye kureba kuri accuracy cyangwa se amakuru nyayo buri AI ishobora kuba ikoresha. Impamvu abarimu rero bahisemo Claude AI ubu nta mwarimu ugikoresha ngo za ChatGPT reka da bose bikoresheje icyo bita Claude AI. Kuri ChatGPT ushaka kuyibaza ikibazo uti nuwe mwanditsi w'igitabo Sebahinzi. ChatGPT iragusubiza ngo igitabo Sebahinzi cyanditswe na Benjamin Sehene mu 1990. Ibingibi ntabwo bari kwereka source y'ahantu byavuye niyo mpamvu aravuga ngo ishobora guhubuka ikaguha amakuru yose ibonye. ChatGPT rimwe na rimwe ikora hallucination nuko kundi ishobora kuguha ikintu ariko idafitiye source cyangwa ikaguha amakuru atari. Reka tujye kuri Claude AI. Ikibazo nuwe mwanditsi w'igitabo Sebahinzi irazi gusubiza ishobora kugufasha kumenya umwanditsi w'igitabo Sebahinzi ariko mbere nzashakisha amakuru yemejwe kugira ngo igisubize. Aha niho twavuze ngo Claude AI ikoresha icyo bita web search ntabwo iteguye igisubizo yubahiriza ukuri cyane. Ubwo se mumaze kubona icyo bita accuracy cyangwa se amakuru nyayo amakuru nyayo cyangwa se accuracy uvuga ngo Claude AI impamvu gutanga amakuru nyayo nuko imanza gukora source ikashakisha amakuru nyayo ikaba yatanga kandi yamara kuyatanga ikaguha citation hasi ikahita iguha icyo bita citation. Yes ubwo reka twakomeje
kuri web search tools. Ikintu cyiza cyane kuri Claude, ifite web search tools mu gihe nyamukuru cyangwa se nicyo kintu nyamukuru yo ifite icyo bita search web. Ikibazo hano ushobora kwibaza ikibazo uti ninde minisitiri w'uburezi mu Rwanda muri 2025? Ahangaha mu rugero dufasha, ChatGPT izakubwira ngo ntabwo ishobora gushakisha internet muri free version. Free version ni yayindi ifite 3.5, kuko itazashakisha ngo ijye kwigora ijye muri Google ijye gushakisha, izatanga amakuru ishaje cyangwa iguha amakuru ya kera. Reba ukuntu hano bizaba bimeze none. Muri Claude yo, Claude AI izati kubwa ngo reka nshakisha amakuru agezweho, ikoresha web search. Hano n'urugero bari gutanga ntagare. None ibi bifasha gutabarimu cyangwa se abakozi ba leta cyangwa se abandi bantu bari mu bushakashatsi. Icyambere cyo Claude AI itanga amakuru agezweho muri politike y'uburezi, statistique cya kubera ikora search ikajya kuri za mbuga zazindi ziba zifite amakuru ya update zikashyiraho. Ikindi ifasha abantu muri research paper vuba zishoboka, kandi ko na citation ushobora kuyigukorera ugahita ubona na citation, igitabo ukaba wakibona cyangwa se paper ukaba wayibona. Ikindi itanga news n'amakuru mashya na update ako kanya. Bivuze ko yari mu TV turi gusobanura itandukaniro riri hagati ya ChatGPT ndetse na Claude AI. Claude AI akaba yarigezwe muri iyi minsi iri gusimbura ChatGPT, kubera yuko abakoze ChatGPT hari ibintu batashyizemo bahise bimukira kuri Claude AI kugira ngo baze kuri improvement. Ubundi Claude AI kijya ku isoko irushe agaciro ChatGPT. Hanyuma nanone tujya kuri citation na source. Claude itanga sources, bivuze ko buri gisubizo gitanga irakubwira aho yabyerekanye cyangwa se ikubwira aho yagikuye, naho ukajya gukora icyo bita consultation. Ikibazo none reka tubaze wenda ikibazo Claude AI. Ni iki AI yashyize mu buryo bworoshye? AI cyangwa se Claude iragusubiza iti dushingiye ku gitabo Artificial Intelligence, a model approach cya Stuart Russell and Peter Navig cyanditswe mu mwaka wa 2020. AI n'ibindi n'abandi. Urabona yuko baguha igitabo reference ku buryo n'amakuru nayo ishobora kuguha, ushobora kujya muri cya gitabo ukajya gukora icyo bita research, ukaba wizeye amakuru nyayo, ukaba wizeye amakuru ugiye gusubiza. Impamvu bari ingenzi rero, abarimu bashobora kwemera amakuru bahawe kubera yuko bafite source. Research papers zishobora kuba academic zikemererwa zikaba integrity. Nta plagiarism ishobora kuboneka muri document yawe kubera yuko baguha reference nawe uko editing. None harimo icyo bita transparency. Claude AI ni byose. Reka turebere rero live demonstration. Tujye muri demonstration. Abantu bondi bakunda icyo bita demonstration. Demonstration ni uburyo dushobora kwerekana impinduka cyangwa se tugakompara ChatGPT na Claude AI. Tujye gufata ikibazo kimwe cya research, ubundi tubaze ChatGPT tubaze na Claude AI, ibiraza kuduha igisubizo. Ni iki cyagize impact ya AI mu burezi mu mwaka wa 2024-2025? Statistique na example. Ubwo turi kubaza ChatGPT. ChatGPT iratangira iti personalized learning, automated grading, virtual tutors, content creation. Ibi nibyo cyagize impact mu burezi. Hanyuma akubwira ngo 60% of teachers use AI tools. Ha source bagwaye naki. Student performance increased by 25%. Full source ni kuvuga ngo nta source bigeze bagwaye kuri ChatGPT. Ariko reka tujye kwibariza kuri Claude. Ni iki cyagize impact ya AI mu burezi mu mwaka wa 2024-2025? Statistique na example. Claude AI iratangira ikubwira uti 40% by'amashuri akoresha AI. Muri bracket bahita bagushyiriraho source y'ahantu yabikuye. Kandi wayibaje mu Kinyarwanda ikusubije hehe? Mu Kinyarwanda. Icya kabiri 34% of performance improve. Uva performance yabaye improved kuri 34%. Bahita bagushyira ahantu babikuye. Hanyuma icya gatatu 80% abarimu bakoresha AI tools. Muri UNESCO report bahita baguha source ku buryo nawe ushobora kugenda ukabisoma. Ikize rero cyo cya Claude AI nuko yerekana icyo bita source. Source irayereka. Hanyuma reka tufate urundi rugero rwa kabiri. Iyi ni demonstration ya kabiri. Ibibazo bya mathematics. Turi gufata rero urundi rugero hano. Urundi rugero ibibazo bya mathematics. Kadufata urugero muri ChatGPT. Ushaka kwibaza iti sobanura Pythagorean theorem kandi uma example eshatu z'uko zikoreshwa mu buzima bwa nyabwo. Hanyuma yatangira ikadusobanura Pythagorean theorem. Ni theorem ya mbere ivuga kuri ku matriangle droite. Kayiguha a square plus b square equal to c square. A and b impande zombi bakabigusobanurira. Ariko nitujya muri Claude AI baraguha formule nk'uko bisanzwe. Example baguha example yo kubaka inzu mu Kinyarwanda. Kabisa iragusobanura mu Kinyarwanda. Hanyuma mara kugusobanurira mu Kinyarwanda example kubaka inzu. Uri kubaka inzu kandi ushaka kumenya niba wall ari perpendicular ku mugende.
kabisa. Hano nabigendeye no kuri iki gisubizo baba baguhaye, urabona yuko Claude AI iravanze kabisa, iravanze. Hanyuma rero izi akaba ari zimwe mu mpamvu abarimu bahisemo gukoresha Claude AI ugendeye no ku yandi mabwiriza cyangwa se ugendeye no ku zindi chat GPT. Iyi ngiyi akaba ariyo isa nkaho iri ku isonga muri iyi minsi, akaba ariyo igezweho. Impamvu ya karindwi cyangwa se indi mpamvu ni ethical AI. Claude yubatse nka constitution AI. Philosophy ivuga kuri AI igomba kuba yitwararika neza, kubaha abantu, kudakora ibintu bibi, kubaha copyright n'uburenganzira. Example ya copyright: nka copy ya song lyrics Let's Go from Frozen. ChatGPT irashobora gukuramo lyrics source copyright violation. Ntabwo nshobora gukora song lyrics kubera copyright, ariko nshobora kukubwira theme za songs, kugusobanura message ya songs, kukugirira songs nshya y'umubano. Murabona yuko ChatGPT ntabwo ishobora kugukuriramo icyo bita copyright violation, ahubwo irakubwira ngo ishobora kugukorera ngo theme nziza n'ibindi byose. Ni ukuvuga ngo ntabwo iri kugusubiza ikibazo uri kuyibaza. Hanyuma rero impamvu iba ari ingenzi ku barimu kwigisha abana academic integrity, kurinda copyright violation, professional standard. Indi copy ni multi language including Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo Claude AI ivuga Ikinyarwanda neza. Ikibazo mu Kinyarwanda, sobanura photosynthesis mu buryo bworoshye. Claude response ni ukuvuga ngo igisubizo igiye kugwa. Photosynthesis ni inzira ibimera bikoresha urumuri rw'izuba, amazi na carbon na CO2 bikoreye ibiryo byabyo, glucose na oxygen. Ariko ChatGPT yo ubwo ukuntu iri bivuge, nayo ivuga Ikinyarwanda ariko nticyumvikana neza cyane. Byumvikana rero mu bushakashatsi yuko Claude AI A1 iri preferable kandi nayo duha abantu amahirwe yo kuba bakoresha. Reka tugushimire rero wakurikiye Yamuhe TV. Niba iyi video ibasha kuba yagufasha kumenya itandukaniro riri hagati ya ChatGPT na Claude AI, ukaba ugiye kuva kuri ChatGPT ugakoresha Claude AI, tukomeze tubane neza kuri Yamuhe TV. Kora subscribe usangize n'abandi iyi video kubo ishobora kuba yafasha bose. Ciao ciao, tuze kubura kuri video ikurikira.